Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu, abakunzi ba Anaweza, Uwiteka Imana abaho umugisha, bagirire neza. Dushimye Imana ku munsi mwiza w'umugisha. Dushimye Imana kwitwongereye umunsi wo kubaho mu minsi yacu. Haleluya. Dufite impamvu zo gushima Imana bene data. Tuzirikane cyane ko hari benshi bifuzaga kuba bari uyu munsi ariko batakiriho. Twebwe rero na mahirwe tutagomba kubura gushimira Imana. Haleluya. Uyu ni umwanya kandi mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka tubanze gushima Imana no kwitumira kugira ngo ibane natwe. Turagushimiye Mana yacu, soko y'agakiza, byiringiro bizima. Turaguhimbaje data wa twese. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe ku buzima bwacu Mwami Imana. Wagize neza kuturinda no kuturengera. Uduhaye undi munsi mwiza w'umugisha Mwami. Reka tugushimire kandi tunezererwemo. Wakoze Mwami Imana kutwitaho no kutwitwararika. Wagize neza kutubera amaso ijoro ryose tukaba tubonye undi munsi. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza nuhabwe icyubahiro Mwami. Turagutumiye rero muri uyu mwanya wacu wo kuganira ku ijambo ry'Imana ngo bane natwe kuko ntabwo twabishobora turi twenyine. Bana natwe Mwami Imana kandi turakwinginze cyane kugira ngo tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu. Intege nke zose Mwami Imana uzitubabarire. Ntabwo tujya tubasha gukiranuka ariko Uwiteka Imana duhinduka abakiranutsi kubw'amaraso ya Yesu wabaye umunyabyaha kugira ngo twitwe abakiranutsi. Ayo maraso rero natubonekeho twebwe twese Mwami. Haleluya. Urakoze ko watanze igitambo Kristo, ugatanga igitambo cy'ubuzima bwawe, ukaba umunyabyaha kugira ngo twe twitwe abakiranutsi nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Turagushimiye rero Mwami, bana natwe Mwuka Wera, bana natwe muri bihe byiza byo kuganira ku ijambo ryawe. Tukugirireho umugisha muri byose kandi duhaze mu byifuzo byacu byose. Yewe n'abakunzi ba Anaweza, izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Abakunzi ba Anaweza, Uwiteka abaho umugisha. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza, ni amahirwe Uwiteka abaduhaye. Dukwiriye kumushimira kuko hari benshi badakunda ijambo ry'Imana. We rero wumva ugikunda ijambo ry'Imana, muri wowe ufite impamvu yo gushima Imana. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima n'ibyo kurya by'ubugingo. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana hano riri mu gitabo cya Zaburi. Ariko ijambo uyu munsi tuganira riravuga ngo, rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo, cyangwa ni rifite topic ivuga ngo, cyangwa titre uko wabyita, tuvuga indimi zose twahawe umugisha n'Uwiteka. Haleluya. Ravuga ngo ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Uwiteka yatugiriye neza mu buryo butandukanye bene data. Dufite impamvu zo gushima Imana, iba yaratugiriye neza mu buryo butandukanye. Haleluya. Ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Jya uzirikana ineza y'Imana. Jya wibuka ineza y'Imana ku buzima bwawe ibihe byose. Uzi ko harimo imbaraga, kwibuka ineza y'Imana birimo imbaraga kandi zikomeye cyane. Haleluya. Bituma ukomera muri runo rugendo. Niyo ugeze imbere y'ibikomeye ukibuka ibyo Imana yagukoreye, bigutera gukomera. Ukavuga uti Imana yankuye hariya, Imana yakoze biriya, Imana yandwaniriye ziriya ntambara, ubu se siyo Mana ikiri ku ngoma. Ibyo bikagutera gukomera kandi bikagutera guhimbaza Imana. Mwene data, ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Naho waba uri mu bihe bikomeye bingana biti, ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe kuko harimo imbaraga, harimo ibanga. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana nkuko nabibabwiye mu gitabo cya Zaburi, ibice 59 umurongo wa 17. Haleluya. Asomye ba Bibiliya, bafite Bibiliya zanyu tugendane. Zaburi ibice 59 umurongo wa 17. Ariko jyeweho nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga. N'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Haleluya. Sinzi ko mwahumvise, ariko jyeweho nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga. N'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Haleluya. Uyu ni umugabo witwa Dawidi. Dawidi yarazi gushima Imana cyane. Dawidi yarazi kwibuka imbabazi z'Imana. Ariko jyeweho nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye igihome kirekire kinkingira. Wambereye imbaraga, wambereye igihome kirekire kinkingira. Ku munsi w'amakuba warandinze, warankingiye, warandwaniriye, waransindishirije. Haleluya. Aravuga ngo mu gitondo nzaririmbisha imbaraga zawe ijwi rirenga.
haleluya. Mu gitondo nzaririmbisha imbabazi zawe ijwi rirenga, n'ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye. Ariko jyeweho nzaririmba imbaraga zawe, jyeweho nzavuga gukomera kwawe. Mu gitondo nzajya mvuga gukomera kwawe, nijoro nzajya mvuga gukomera kwawe. Uri ubuhungiro ku munsi w'amakuba yanjye, wambere igihome cyanjye kirekire kinkingira. Haleluya. Mwenedata, Uwiteka ni igihome kirekire kigukingira, ni igihome kirekire kinkingira. Uwiteka yagukingiye muri bingahe? Uwiteka yakurinze muri bingahe? Uwiteka yakurwaniriye muri bingahe? Uwiteka ni igihome kirekire kidukingira. Mwene data, twatangiye tuvuga ngo ntukabure kwibuka ineza y'Imana. Ineza y'Imana niyo ikubeshejeho. Ibyo Uwiteka yagukoreye ni byinshi cyane ku buzima bwawe. Ni ngombwa ko wibuka ineza y'Imana, ukajya uyiririmbira, ukajya uyihimbaza. Mu gitondo wabyuka ukazamura amaso ukavuga ngo Uwiteka narakubonye, muri ziriya ntambara narakubonye, muri biriya byago n'amakuba narakubonye, muri biriya bikomeye narakubonye. Ibyo bigutera gukomera no kumenya yuko ntacyo ushoboye atari imbaraga z'Imana. Haleluya. Ntacyo ushoboye mwene data. Mu gitondo ujye ubyuka uhimbaza Imana, uvuge ngo Mana narakubonye, Mana uri uwo kwizerwa, Mana uri uwo kwiringirwa. Nabonye ineza yawe cyagiye abanzi bangose, wambere igihome kirekire. Hariya warankingiye koko, umwanzi yari kumira bunguri, umwanzi yari kunyica. Haleluya. Ibyago n'amakuba igihe byari bimpagurukiye, Uwiteka narakubonye. Cyagiye abanzi bangose, narakubonye. Jya wiga gushima Imana no guhimbaza Imana. Dawidi aravuga ati Uwiteka wambereye imbaraga zanjye, njye nzaririmbishwa n'ijwi ryanjye ry'impundu rizakwerekeraho igihe cyose. Nzajya kumuvugiriza impundu kubera imbabazi wangiriye, kubera gukomera nabonye, kubera ko wambereye ubuhungiro ku munsi w'amakuba. Mwenedata, ni kangahe Imana yakurengeye, ni kangahe Imana yagutabaye, ni kangahe Imana yakurwaniriye, yagukuye mu byago n'amakuba kenshi, mu menyo ya rubamba. Uwiteka yaragutabaye kenshi, yakugiriye neza kenshi. Ugerageje gusubiza amaso inyuma, washima Imana kubw'ineza yayo ku buzima bwawe, kuko ibyo Uwiteka yakoze mu buzima bwawe ni byinshi. Imbaraga z'Uwiteka zagaragaye ku buzima bwawe, kuba ukiriho uyu munsi nuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, kuko ibyaguhize byari byinshi cyane. Aharaho hawe haba hararangiye. Ni ngombwa rero ko twiga gushima Imana ku neza yayo mu buzima bwacu. Haleluya. Twiga kujya dushima Imana, ntukabure na rimwe kwibuka ineza y'Imana ku buzima bwawe, kuko Uwiteka yabaye uwo kwizerwa. Aharaho izina ryawe riba ryaribagiranye mu isi y'abazima, cyangwa se iryanjye, iyo bitaza kuba imbabazi z'Imana, iyo bitaza kuba imbaraga z'Imana. Ukuboko kw'Uwiteka Imana kwagiye kukurwanirira muri byinshi. Hari ijoro rimwe utari uzi ko riri buke, ariko riracya. Haleluya. Hari ahantu wari uzi ko utari buve, ariko Uwiteka yarahagukuye. Hari igihe wari urwaye utazi kuri bukire, ariko Uwiteka yaragukijije. Hari igihe abanzi bari bakugose utazi buryo cyuri bw'inyagambure ngo ubavemo, ariko Uwiteka agushyiriraho inzira. Haleluya. Hari ibihe wari urimo by'agahinda n'amarira, utazi igihe uzabiviramo, utazi uko bizagenda, nyamara Uwiteka yabigukuyemo, kuko ari umwami w'abami. Haleluya. Hari igihe wowe munyeshuri wigaga amasomo akunanira, bigukomera, utazi ko uzashobora kurangiza amasomo, utazi ko bizakunda, ariko Uwiteka aragushoboza birarangira. Cyangwa se atari ukubura ubwenge, ariko wenda n'ababyeyi barananiwe kukwishyurira, cyangwa se n'ababyeyi batariho uri imfubyi, utazi buryo cyuziga, ariko Uwiteka yarabikoze, uriga urarangiza. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe utari uzi ko uzagira amahoro mu buzima bwawe, wenda mu rugo rwawe, cyangwa se wenda mu kazi kawe hari intambara, hari amakuba atandukanye, ariko ukuboko k'Uwiteka kwarabikoze, ubu ngubu uri muzima, uri amahoro. Hari igihe ubushomeri bwari bukumereye nabi mwene data, utazi kuzabona akazi, ariko kubera ineza y'Imana, kubera imbaraga z'Imana, kubera gukomera kw'Imana, kubera yuko Uwiteka ari ubuhungiro ku munsi w'amakuba yawe, Uwiteka yaguhaye akazi, agukura mu bushomeri, agukura mu bwihebe no mu bwigunge. Mwene data, naje kukwibutsa ngo ntukabure gushimira Imana ku neza yayo mu buzima bwawe. Uwiteka yabaye uwo kwizerwa, Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe, Uwiteka yakubereye ingabo igukingira, Uwiteka ni umurengezi wawe kandi ni umutabazi wawe. Haleluya. Jya ufata umwanya usubiza amaso inyuma, ntukabure gusubiza amaso inyuma ngo wibuke ineza y'Imana ku buzima bwawe. Imana yabaye iyo kwizerwa.
imbabazi zayo nizo zatumye udashiraho. Kuba uriho uyu munsi ni imbabazi z'Uwiteka. Ni ukuboko kwiza kw'Imana kw'imbaraga kwagiye kukurengera, kukagushyirira inzira aho utayibona, kukakurwanirira intambara nyinshi, kukaringaniza hataringaniye imbere yawe. Uwiteka yagiye akuvuganira, yabaye umuvugizi wawe, yabaye ibyiringiro byawe. Jya ufata umunsi wibuka ineza y'Imana. Nibiba ngombwa jya ufata urupapuro utangire wandike. Harimo imbaraga kwibuka ineza y'Imana. Uko wandika uti Imana aha narakubonye, n'aha narakubonye Mana, aha ni wowe wabikoze, n'aha ni wowe wabikoze Mana, kubwanjye ntibyari gushoboka. Uwiteka narakubonye, nabonye ukuboko kwawe, aha warabikoze. Uko wibuka ineza y'Imana, uko wenda ushyira ku rupapuro niba wiyemeje kubyandika, nuko imbaraga zihembura ubugingo bwawe ziza mu mutima wawe. Nuko imbaraga zo kunesha ibigeragezo urimo uyu munsi zimanukira ubuzima bwawe. Niko wumva inkomezi z'Uwiteka, niko wumva kunesha, niko wumva guhumurizwa, kubera yuko kwibuka harimo imbaraga zinesha zikayengesha ikibazo kikuri imbere uyu munsi, zikaringaniza umusozi uri imbere yawe, kubera yuko amarangamutima yawe arahembuka. Kwibuka ineza y'Imana bihembura amarangamutima, bihembura ubuzima muri wowe, bihembura ibyiringiro muri wowe. Ukumva wongeye gukomera, ukumva wongeye kwiringira Imana, ukumva wongeye kwibuka imbaraga z'Imana. None ibyo bigatuma ikibazo kiri imbere yawe gita agaciro. Kwibuka ineza y'Imana bitesha agaciro ibibazo turimo uyu munsi, ukabigenda hejuru, ukumva wambaye imbaraga. Haleluya! Ukumva wambaye imbaraga, ukumva ukomejwe n'ubuntu bw'Imana. Mwenedata, ujye ukunda kwibuka ineza y'Imana. Nubona ibibazo byakugose bigukubirije ari byinshi, jya wibuka ineza y'Imana. Bizajya bigushyira ku rundi rwego rwo kwizera, bizajya bizamura kwizera muri wowe, bituma ikibazo cy'uyu munsi urimo kitakubuza amahoro. Haleluya! Bituma ikibazo urimo uyu munsi kitakubuza amahoro. Ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Jya uhora wibuka ineza y'Imana, jya uhora uzirikana ibyo Uwiteka yakoze, jya uhora uzirikana gukomera kw'Imana. Ibyo bizajya bituma umunsi ku wundi unesha, ibyo bizajya bituma imbaraga z'Imana zigukomeza. Haleluya! Mwene data, ntukemere ko umwanzi Satani, kandi nicyo kintu akunda gukora, ntukemere ko umwanzi Satani akwibagiza ineza y'Imana. Jya wanga naho waba wagoswe, naho byaba bigukomereye, ariko jya usubiza agatima inyuma, wibuka utariko. Ni ukuvuga ngo iki kibazo ndimo uyu munsi kiruta cya kindi nari ndimo cyagiye. Ibi bibazo bibigeragezo ndimo cyagiye ko nari ndi mu bigeragezo biruta ibi ngibi, Imana yabinkuyemo, ntikiri ya Mana niringiye. Kereka niba hari indi Mana wiringiye, ariko niba ari Imana yaremye ijuru n'isi wiringiye ikagira ibyo ikora mu buzima bwawe utabasha kubara byinshi cyane, niyo Mana izakora n'ibyo ugezemo uyu munsi. Reka rero ujye wiyubakamo kwibuka ineza y'Imana. Ujye wiyubakamo umutima wibuka ineza y'Imana. Ntukemere ko Satani akuriganya, ujye uhora wibuka ineza y'Imana, bizajya bigutuma unesha. Kandi ntukabe indashima. Erega n'umwana w'indashima mu rugo rwawe ntabwo umukunda. Ni gute se Imana yakunda abana b'indashima? Natwe dukwiye gushima Imana, kandi tukamenya ko mu gushima harimo intsinzi. Tukamenya ko mu gushima Imana harimo kunesha, mu gushima Imana harimo ubutabazi, mu gushima Imana harimo imbaraga. Jya wibuka gushima Imana, jya wibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Ntukabure kuzirikana ineza y'Imana. Umunsi uzabona wibagiwe ineza y'Imana, wibagiwe imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze mu buzima bwawe, ujya Satani azaba yagushoboye kandi azaba yakurangije. Mwene data, ntiwemere ko Satani akumira bunguri ukiri muzima. Ujye ugenda warapfuye mu mutima, utakigira ibyiringiro, utakigira kwizera Imana. Kuko kwibagirwa imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora bituma tugenda turi bisheshe, twumagaye, nta buntu bw'Imana buri muri twebwe. Bigatuma uhora wiganyira, bigatuma uhora witotomba, uhora wumva ari wowe ufite ibibazo, uhora wumva ari wowe ufite agahinda, mbese ukumva nta cyiza wigeze ubona ku Mana. Ubwo ni uburiganya Satani abagushyizemo. Ntukabure kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe, kugira ngo urushizeho kunesha, kandi uzajya uba intwari, ubona uratsinze kuko wagize kwibuka ineza y'Imana. Ukavuga uti wakibazo we, ntunyishime hejuru, wamwanziwe ntunyishime hejuru, kuko n'ikitari iki cyarakemutse, n'ikitari iki cyarakemutse. Ubwire Satani ngo Satani uribeshya, koko nijoro ritariri ryarakeye kubera imbaraga z'Imana. Uzaba umuciye umutwe
imbaraga ze zizaba uzikandagiye, hanyuma wowe ukomere, wambara imbaraga, ukomeze urugendo, hanyuma igihe cyo gutabarirwamo nigisohora, Uwiteka azagutabara, ariko wagusanze mu byiringiro kandi uheshejwe no kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwawe. Urakoze mwene data, Imana iguha umugisha, jya ugira gusoma ijambo ry'Imana, jya ugira gusenga, jya ugira kuzirikana ineza y'Imana, uzahora uri umutsinzi ndetse no kurutaho, kubera yuko wizeye Imana yatsinze, yakoze ibikomeye utari uzi ko bishoboka mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha kandi ibaha amahoro. Abakunzi ba Naweza TV, mukomeze kugubwa neza n'Uwiteka Imana abarwanirire kandi abaneshereze. Haleluya. Turagushimiye Mana yacu, soko y'agakiza, uri byiringiro bizima, uri imbaraga zacu. Turakunezerewe igihe n'abakunzi ba Naweza, twibutse Mwami Imana ineza yawe ku buzima bwacu, kandi tugushimiye ko utwibukije kuzirikana ineza yawe ku buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo Mana, uturememo umutima muzima, umutima wishimwe, umutima uguhimbaza, umutima wibuka ineza yawe, umutima usubiza amaso inyuma ukazirikana imirimo n'ibitangaza wakoze Mwami Imana, kugira ngo tutazajya tutwarwa n'umwanzi Satani akaturiganya akadukura mu buntu bwawe. Abakunzi ba Naweza bose bagirire neza, ubakomereze mu buntu bwawe. Twebwe twese tugira umutima wo kugushima no kuguhimbaza kubwa buri kimwe cyose ukora mu buzima bwacu. Ibyo bizajya barwanira Imana